isomo twasomye muri Luka 21:10 haravuga ngo ati kandi mu isi hamwe na hamwe hazaba ibishyitsi bikomeye kandi hazabaho inzara n'ibyorezo n'uburwayi hazabaho n'ibitera ubwoba n'ibimenyetso bikomeye by'amahoro abanyabwenge barashobewe babuze icyo bakora mu gihe kigufi cyane isi igiye gutungurwa izira kutumvira benshi baraburiwe bavunira ibiti mu matwi ntacyo Imana itakoze kugira ngo bakire bagiye kurimbuka kandi ari bo bizize ibyo Yesu yahanuye bimwe bigenda bisohora. Mbona ifarashi y'umweru kuri ku murongo wa 2 kandi uyicayeho yari afite umuheto ahabwa ikamba nuko agenda anesha kandi ahora anesha. Nama amenye ikimenyetso cya kabiri numva ikizima cya kabiri kivuga giti wimye nuko haze ndi farashi itukura cyane uyicayeho ahabwa gukura amahoro mu isi ngo bicane. kandi ari bo bizize Kirisito ibyo bibateye ubwoba hari abafite ubutunzi bwinshi bagiye guta abandi bafite imishinga bifuza kurangiza yigutesha igihe nshuti byose tuzabisiga ni kuki watungurwa kandi waraburiwe menya ko Umwami Yesu burya ari wowe yapfiriye ashaka kugukiza aragukunda nshuti umusango uyu munsi agucyure mu bushyo ni kuki watungurwa kandi waraburiwe menya ko Umwami Yesu burya ari wowe yapfiriye ashaka kugukiza aragukunda nshuti umusango uyu munsi agucyure mu bushyo umusango uyu munsi agucyure mu bushyo.